Akenshi dukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo budakwiye. Hari abantu benshi bibwa amakuru, hari abantu benshi bahakinga, hari n'abantu benshi usanga nka website cyangwa se account ye bayibye, haba kuri Facebook, Instagram, TikTok, YouTube n'izindi zigiye zitandukanye. Rero uba ukwiye kumenya uko ugomba kubika amakuru yawe, uburyo ugomba gukoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo icyo kibazo kitakubaho, nawe ayo makuru ukaba wayibwa ugasanga bibaye ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu nje hano ngo nkubwire inama 5 ushobora kuba wakoresha kugira ngo ukoreshe imbuga nkoranyambaga amakuru yawe wizeye neza 100% ko ari secure, nta muntu ushobora kuba yayatwara. Icyo usabwa gusa ni subscribe kugira ngo ibiganiro byose bijye bikugeraho, amakuru yandi ukeneye mu buzima nayo ajya kugereraho ku gihe. Kanda subscribe, kandi like, ndetse wandike na comment utubwire icyo iki kiganiro kigufashije. Ni ingirakamaro cyane. Rero reka dutangire n'inama 5 zagufasha kugira ngo ukoreshe imbuga nkoranyambaga zawe ziri secure, wizeye ko ziri secure 100%. Inama ya mbere rero, irinde kujya sharinga amakuru yawe uko wiboneye. Kwa kugenda utanga amakuru, postinga amakuru yawe yose aho ubonye, icyo gihe ashobora kuba yatwarwa n'abandi bantu ugasanga bayakoresheje ibintu bitari byiza bikakugiraho ingaruka. Aba ari byiza rero kumenya uko sharinga amakuru yawe, kumenya uko ugomba kuyabika. Ubundi ntabwo ari ngombwa kugira ngo amakuru yawe ya sharinge wereka abantu nyirondoro yawe, nimero z'indangamuntu n'ibindi byinshi cyane bishobora kuba byaba imbogamizi kuri wowe, kuko iyo undi muntu ayafasha akayakoresha nabi niwe bigiraho ingaruka. Uba ukwiye kumenya amakuru yawe ugomba gusharinga nawe utagomba gusharinga. Icya kabiri, shyiraho uburyo bw'igenamiterere bwite, biriya twita privacy setting. Hamwe ubishyiraho amazina yawe, nimero za telefone na email, mu buryo bwo kugira rero ubikontorore neza. Ako kantu karebe neza, ugacekinge urebe ko amakuru wujujemo ariyo, urebe uburyo wayujujemo, urebe niba byakugiraho ingaruka cyangwa se bitakugiraho ingaruka. Ako kantu ugakontorore neza, ukamenya hariya ni amakuru y'ubwite yawe ukontororeramo, amazina, email, nimero ya telefone cyangwa se n'ibindi byinshi bikontorerwa aho ngaho muri privacy setting. Ako kantu ugomba kukareba neza ukamenya no kugakoresha. Icya gatatu cyo ni icyitonderwa cyane, ikintu bita ijambo banga cyangwa se password ukoresha ku mbuga nkoranyambaga zawe. Hari imbuga nkoranyambaga ziba ari umwihariko ku buryo ushobora kuba watakaza password yawe cyangwa se bayikwiba bikakugiraho ingaruka zikomeye cyane. Jya umenya gucreatinga password ikomeye kandi utibagirwa, udashobora kwibagirwa na gato, ikomeye kandi udashobora kwibagirwa, kugira ngo amakuru yawe akomeze aba ari secure kandi ntuzayatakaze kubera ko password uyizi. Niba ubona utanayibuka, wenda wakreatinze ikomeye ukaba ubona utazayibuka, shaka ahantu yandika ku buryo isaha ku isaha igihe uyikeneye ushobora kuba wayibona. Hari imbuga nkoranyambaga nyinshi tuba dufiteho amakuru y'ingenzi cyane, by'umwihariko imbuga nkoranyambaga twifashisha z'ingirakamaro nk'ama account. Ukaba ufite nka account wenda urugero muri Mifotara cyangwa se ahandi hantu n'andi ma account menshi cyane, uba ugomba gucreatinga password ikomeye cyane ku buryo badashobora kuba amakuru, kandi ukanayimenya ukareba aho yandika cyangwa se wayifata, nabyo ntacyo biba bitwaye. Icya 4, zirikana ko amakuru usangiza abantu ku ma website cyangwa se ku ma social media, ayo makuru agumaho igihe cyose cyangwa se iteka. Jya umenya rero amakuru ugomba gusharinga nayo utagomba gusharinga, kuko niba agumaho igihe cyose
birumvikana ko niba warasharinze ibintu bidafite gahunda cyangwa se bibi byakugiraho ingaruka. Ugomba gusharinga amakuru yizewe, amakuru adashobora kukugiraho ingaruka. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma, itondere bari abantu ubona bakoresha imbuga nkoranyambaga ugasanga ari kukubeshya amakuru ngo ni minisitiri cyangwa se ngo afite akazi gakomeye. Mbese ziriya mbuga nkoranyambaga bari abantu baba barakoze imbuga z'impimbano, mbese muri make abo ngabo nibo usanga bakubeshya, ugasanga bakwibye amakuru yawe y'ingenzi, ugasanga biguteye ikibazo. Jya umenya abantu uganira nabo, umenya abuha amakuru yawe nawe uyima, kuko niba umuntu akubeshya ati ndakurangira akazi ukamuha imyirondoro yawe, tayari hari igihe ahita gutwara amakuru yawe. Nizere ko izi nama zigufashije, kandi niba zigufashije wibuke gukanda subscribe kandi like, wandike na comment utubwira icyo zigufashije kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Unatubwire icyo udasobanukiwe twagukoreraho ikiganiro cyangwa se twakunguraho ubundi bumenyi n'inama. Murakoze cyane rero, iyi ni Marembo TV, ukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.